kandi urugendo rukomeye, urugendo rukamubera urugendo, agahura n'ibihanda. Muririmbyi yaravuze ngo hari imbaraga, izo mbaraga ziva mu gusenga. Yesu aramubwira ngo mugende mumubwire ngo impumyi zirimo zirahumuka. uyu munsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana iguha imbaraga zikumara umunaniro. Ese urananiwe? Urarushye? Uraremerewe? Hari imbaraga. Nzanye imbaraga zikumara umunaniro. Haleluya. Imana ishimwe. Dusome Yesaya igice cya 57. Dusome umurongo wa 10. Haranditse ngo Yesaya 57 umurongo wa 10. Haranditse ngo wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa. Mwahageze. Yesaya igice cya 57 umurongo wa 10. Wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa, ariko ntiwisubiyemo ngo uvuge uti ntacyo rumaze. Wabonye ikikongeramo imbaraga, nicyo cyatumye utiheba. Amen. Wagenze urugendo rugutera kunanirwa, ariko ntiwisubiyemo ngo uvuge uti ntacyo rumaze. Wabonye ikikongeramo imbaraga, nicyo cyatumye utiheba. Amena. Nababwiye ngo nzanye ijambo rivuga ngo Imana iguha imbaraga zikumara umunaniro. Muri uru rugendo turimo, ni urugendo rurimo amahwa, ni urugendo rurimo ibikomeye, ariko turashimira Imana kibona ko tunaniwe. Hanyuma ngo abarushye n'abaremerewe Yesu akifuza kuturuhura. Iri jambo riratubwiye ngo wagenze urugendo rukomeye, kandi urugendo wagenze rwarakunanije cyane. Mbese wagizemo umunaniro, ariko ubwo wagizemo umunaniro, ariko hari imbaraga nazanye kugira ngo nkongere imbaraga kugira ngo utiheba. Haleluya, haleluya. Bakozi b'Imana, bakozi b'Imana, ndabashuhuje. Baza ni ijambo ryiza. Ndababwiye ngo urugendo turimo rw'agakiza, uru rugendo turimo rwo gukorera Imana, uru rugendo turimo rwo kuvuga ubutumwa, uru rugendo turimo ni urugendo rukomeye, ni urugendo rurimo amakuba, ni urugendo rurimo gutukwa. Hahandi uzabwiriza bati ibyo uvuga ni ibiki. Ni hahandi uzaririmba ati ririmba n'akana kararirimbye. Ni hahandi uzabwiriza bati vugiriza urekeraho. Ariko turashimira Imana kigibona ko abagenzi bananiwe ikohereza imbaraga. Ijambo riratubwiye ngo wagenze urugendo rukomeye, urananirwa, uraruha, ariko turashimira Imana muyizamurira amaboko. Igibona umuruho, ikabona umunaniro, ikakongerera imbaraga mu rugendo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo nimwigire hino, mwigire hino, mwumvire ijambo. Nagira ngo mbabwire ngo hari imbaraga. Muririmbyi yaravuze ngo hari imbaraga, izo mbaraga ziva mu gusenga. Izo mbaraga ntahandi tuzikura, ziva mu kwizera. Izi mbaraga zigushoboza urugendo. Nigeze soma igitabo cy'umugenzi, ndeba ukuntu umukristo yagenze urugendo, kandi urugendo rukomeye, urugendo rukamubera urugendo, agahura n'ibihanda, agahohura na ba mushidikanyamana, akagera mu gikombe cy'ishidikanyamana. Hari naho yageze yibagirwa umuzingo w'igitabo. Uru rugendo turimo rujya rumera nk'uru rwa mukristo. Uru rugendo ugahura n'uburwayi, uru rugendo ugahura n'ibikomeye, uru rugendo ugahura n'abagusubiza inyuma. Mbese wakizwa bakakubwira ngo mbese uzabishobora, mbese babona ugiye muri korari batagiye muri korari, urugendo rukakubera indyankurye. Ariko turashimira Imana. Haleluya, haleluya. Ibona ko muri uru rugendo dukeneye imbaraga. Imana ishimwe. Nigeze shuma ijambo ryiza ubwo Yesu yaragiye kugera mu gihe cyuko bagiye kumugambanira, ngo agere muri cya gihe cyo kubambwa, ariko ngo yagiye mu gashyamba. Hajya mu gashyamba harasenga ngo ibyuya bye byasaga n'ibyuya by'amaraso, ariko ngo marayika w'Imana haramanuka amwongerera imbaraga. Haleluya. Marayika w'Imana araje kukongereramo imbaraga. Yewe uremerewe, yewe unaniwe, yewe uhuye n'ibibazo, yewe ukomerekejwe n'abagenzi, yewe ugeze mu gikombe cy'ishidikanyamana, iri jambo rirakubwiye ngo nicyo cyatumye ngo nabonye ngo narakubonye mbona yuko nkwiriye kukongerera imbaraga.
Haleluya. Imana yakwitegereje ibona nawe ugeze muri cya gikombe, muri cya gihe gikomeye, cya gihe Yesu yagezemo, harimo atakambira Imana, harimo asenga cyane, hanyuma marayika akaza akamwongerera imbaraga. Nawe ndagusabiye ngo Imana ikongerera imbaraga. Iri jambo rero ryatubwiye ngo wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa. Yo, abananiwe mwese, reka mbabwire, kunanirwa ni ibisanzwe. Ikibi ni ukunanirwa ukarekura, ikibi ni ukubivamo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo aho unaniriwe niho imbaraga z'Imana zitangirira. Aho imbaraga zacu zigeze zinaniwe niho imbaraga z'Imana zitangirira. Imana igufashe ukuboko kandi irakukomeje, irakubwiye ngo komeza, komeza urugendo wihagarara. Haleluya. Komeza urugendo rw'agakiza, komeza urugendo rwo guhanura nubwo bikomeye, komeza urugendo rwo kwerekwa nubwo bikomeye, komeza urugendo. Imbere ni hatoya, ni hagufi, turi hafi kugerayo. Imana ishimwe. Wagenze urugendo urananirwa, uraruha, ariko nukuri humura, nje kuguhumuriza. Umva iri jambo, wagenze urugendo rurerure rugutera kunanirwa, ariko ntiwisubiramo ngo uvuge uti ntacyo rumaze. Ntago wavuze ngo ntacyo rumaze. Hari abantu bamaze kugera hagati bakavuga ngo iby'agakiza ndabona ntacyo bitumariye, ibyo gusenga ndabona nta bisubizo, ibyo kubana n'Imana ndabona byanze, nategereza amasezerano ndabona byanze, navuganye n'Imana ndabona byanze. Ntago wigeze uvuga ngo ntacyo rumariye, hanyuma ntago wowe wigeze ubivuga, ariko ntiwisubiramo ngo uvuge uti ntacyo maze. Wabonye ikikongerera imbaraga, nicyo gituma utiheba. Nagira ngo nkwibutse, ntuzi ko Yesu yavuganye nawe? Ntuzi ko yakubwiye ngo komera? Ntuzi ko yagusanze muri ka kayubi, muri ya maganya, muri ya gahinda, akakubwira ati komera? Ntuzi ko yakubwiye ko azaguha minerivare y'abana? Ntuzi ko yakubwiye ko azakubakira inzu? Ayo maganya nayiki? Ntuzi ko yakubwiye ko urugendo uzarurangiza? Ntuzi ko yaguhumurije? Ongera utinde kuri rya jambo mwaganiriye, hanyuma bigutere imbaraga zo gukomera. Ngo naguhaye imbaraga, nicyo cyatumye utiheba. Nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo kwiganyira, nta mpamvu n'imwe. Imana ishimwe. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ndagira ngo dusome irindi jambo, ijambo ry'Imana dusanga muri Luka igice cya 13 umurongo wa 31, ngo Yesu yari arimo aririra Yerusalemu, arimo arira. Imana itugirire neza. Haririra Yerusalemu kubera ko abantu bari barananiwe, abantu barimo basubira inyuma. Imana itugirire neza. Aravuga ngo uwo munsi haza abafarisayo, bamwe baramubwira bati va hano ugende kuko Herode ashaka kukwica. Arababwira ati nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni, arakiza abantu none n'ejo, maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose. Ariko nkwiriye kugenda none n'ejo bundi, kuko bidashoboka ko umuhanuzi yicwa atari Yerusalemu. Ayi Yerusalemu we, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka, kandi ndababwira yuko mutazambona kugeza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Imana itugirire neza. Yesu arimo arangiza nawe urugendo rwe. Baraza baramukangisha ngo va hano, Herode arashaka kukwica. Ariko ntago yari kubibasha igihe cye kitaragera. Reka nkubwire ngo hari ibintu bitazakugiraho ubushobozi, hari ibintu bitazakugiraho ububasha Imana itabyemereye ko bikugeraho, mbese igihe cyabyo kitaragera.
nubwo muri uru rugendo rurimo amakuba, rurimo ibinaniza, nimuhumure, none n'ejo haracyari akazi, none n'ejo haracyari umurimo. Yesu aramubwira ngo mugende mumubwire ngo impumyi zirimo zirahumuka. Mubwire iyo ngunzu, kuba yaravuze ingunzu nuko yamubonagamo akamubona niko ari nyine. Imana itugirire neza. Mugende mumubwire ngo none n'ejo haracyakora imirimo, none n'ejo haracyakiza, ariko urugendo ruzarangira, ruzashyira rurangire, bizashyira birangire. Reka mbabwire, none n'ejo akazi k'Imana kageze ikorwa, umurimo w'Imana uracyakorwa, ariko nkwiriye kugenda none n'ejo bundi, kuko bidashoboka. Imana idufashe, Imana itugire neza. Reka nkubwire, ni ukuri nubwo mu rugendo nawe urushye, nubwo mu rugendo ba Herode bagutumaho, ariko nagira ngo mumubwire Herode, mumubwire ngo none n'ejo umurimo wa Data uzakorwa, none n'ejo abahanuzi bazahanura, none n'ejo ubutumwa buzakorwa, n'ejo bundi umurimo w'Imana ukwiriye gukorwa, kuko bidakwiriye kurangira gutyo. Impamvu nuko igihe cyabyo kitaragera. Reka mbabwire, mwe gutinya ba Herode, mwe gutinya. Hari bimeze nka Herode. Herode ashobora kuba atari umuntu. Herode yakubera ikigeragezo gikomeye urimo. Herode yagutumaho, mbese ubukene bwaba Herode, inzara y'iki yaba Herode, mbese amadeni yaba Herode, mbese ibintu bikunanije muri urugendo bigutumaho, bibwira ngo none n'ejo umurimo wa Data uracyakora. Haleluya, haleluya. None n'ejo bundi umurimo wa Data uracyakora. Umva, reka mbabwire, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Yesu ngo ageze i Yerusalemu, habona abantu, arabitegereza, habona ukuntu birata amazu, habona ukuntu birata ubutunzi bafite, habona ukuntu birata icyubahiro, imyubakire n'ibindi. Arangiza aravuga ati Yerusalemu, 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 wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nk'inkoko ibundikira amashwi, imishwi yayo ntibabyemere, ngo ariko inzu yanyu muyisige wari umusaka. Iri ni ijambo rikomeye bantu b'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo hakugira ikintu na kimwe cyo kwiratwa, kuko iki gihe birasa amazu, birata ibyo bubatse, birata imiturirwa, ariko byose byagiye hasi. Nagira ngo mbabwire ngo ntacyo kwirata gihari kuri ubu, ntacyo kwishingikirizaho gihari. Yewe Yerusalemu, Yerusalemu, shyiramo izina ryawe noneho, uvuga ngo yewe Forutine we, yewe Kanaka we. Yesu arimo arakuririra. Ni kangahe yashatse kugukiza ariko ntubyemere? Ni kangahe yashatse guha abana bawe agakiza ariko ntubyemera? Ni kangahe yashatse kugutuma ariko ntubyemere? Inzu yawe isigiye uri umusaka, ariko koko Yesu agiye kugaruka ukiri umupagani, ukiri umunyabyaha, ugikora ibizira, ukiba, ugisambana, ugitukana, ukiroga, ukigambanira abandi. Imana itugirire neza. Muri uru rugendo twirinde kwirata, kuko uwirata wese yirate ko yamenye ijambo ry'Imana, ko yasobanukiwe ko Uwiteka ari we Mana. Imana ishimwe. Yesu arimo ageragezwa, arimo atumwaho na ba Herode. Umva, hari ba Herode bari kugutumaho, ba Herode bagutumweho, ba Herode b'ibicantege, barimo barakubwira ngo uravuga ibiki, barimo barakubwira ngo urahanura ibiki, ngo funga uwo munwa, ngo abahanuye barahanuye, ngo mbese urasenga iki, ngo mbese uraririmba iki. Abo ba Herode babwire ngo umurimo wa Data urakorwa none n'ejo bundi. Nagira ngo nkubwire, wowe nawe ushobora guhagarara mu rwego rwa Herode, ukaba uri kurwanya Imana n'abantu bayo, ukaba uri kurwanya umurimo w'Imana, mbese ukaba usubiye inyuma ugasubiza n'abandi inyuma. Nagira ngo nkubwire ngo inzu yawe isigiwe ari umusaka. Iyo wamenyaga igihe wagenderewe, ubu kabaye maso ugaca bugufi, Imana ikakubabarira. Imana itugirire neza. Nagira ngo rero mbabwire ngo nimukomere, Imana ibaha imbaraga zibashoboza gukira uyu munaniro, kuko n'uyu munaniro turi guterwa na ba Herode urahari, ariko turashimira Imana itwoherereje imbaraga zidukiza uyu munaniro kugira ngo dukomeze urugendo.
muzamurira Imana amaboko. haleluya. Mbese ukeneye izi mbaraga? Mbese ukeneye kukunesha? Mbese ukeneye gukora none nejo bundi nkuko Yesu yabivugaga? Akira imbaraga ziturutse ku Uwiteka, akira imbaraga ziturutse ku Mana. Imana iragukomeje, Imana iraguhumurije. Nkabwira wowe inzu yawe isigi wari umusaka, wabwiwe kenshi ngo uve mu byaha urabyanga, warabwiwe n'ubu uracyabwirwa, ariko ndakubwira ngo we kwirata ubutunzi, we kwirata amazu, we kwirata amafaranga, kuko ushobora kugeraho utagira icyo bikumarira. Imana itugire neza. Yesu ageze i Yerusalemu arahareba, abona ukuntu bubatse. Murabizi ko yavuze ijambo buririyeho ubwo yavugaga ngo inzu nayisenya iminsi 3, ariko yashaka kuvuga umubiri we bagiye kumwica agapfa agahambwa iminsi 3 akazuka. Murabizi ko ari byo bamujijije bavuga ngo yigereranije, avuga ko urusengero yarwubaka mu minsi 3 ubundi akongera akarusenya. Ariko reka mbabwire ntacyo kwishingikirizaho, kuko n'ubu buhanuzi yavugaga bwira Yerusalemu harasenyutse. N'ubu ngubu ibyo wakishingikirizaho byose nta kintu byakumarira, ahubwo ukeneye imbaraga zigushoboza none nejo bundi. Niba ubyizeye ca bugufi imbere y'Imana, dufatanye kwinginga Imana, tuyereke intege nke zacu, tubwire Imana ngo muri urugendo dukeneye imbaraga, kandi dukeneye gutsinda ibi bicanege bya Herode. Kandi nawe ndakubwiye uri mu mwanya wa Herode, uri guca intege abagenzi, uri kubuza abantu b'Imana gusenga, uri kubuza abantu b'Imana kuba maso, uri guca intege abandi. Nagira nkubwire ngo inzu yawe isigi wari umusaka, yawe wamenyaga igihe wagenderewemo. Dusenge. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, uri umwami, uri Imana ishoboye byose. Ni wowe wakoresheje iri jambo unyujije muri Yesaya. Uravuga ngo wagenze urugendo runaniranye cyangwa rugoye, ngo ariko wabonye ikikongeyemo imbaraga, nicyo cyatumye utananirwa, utaruha. Mana, kugira ngo tutaruha, tutananirwa, nuko utwongerera imbaraga. Wazongereye umwana wawe igihe yaragiye guhura n'ibikomeye yahuye nabyo, kandi ntiyabashije kukwihakana kuko yarazifite. Dusabiye abana bawe imbaraga. Komeza abana bawe bari mu rugendo rw'agakiza, kandi udukomereza amaboko, udutsindira ibicanege bya Herode. Urakoze Mana, utwongerera imbaraga muri uru rugendo. Komeza abadakomeye, humuriza abadahumurije, kiza abarwayi, ruhura indushyi. Urakoze Mana, urakoze Uwiteka kubw'ijambo ryawe, riherekeze rigira ubushobozi, rigira ibyo rihindura, rikomeza abadakomeye mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, ndabakunda. Nugera hano kuri m.fortune cyangwa ugiye kuri YouTube ugishyiramo ushyiremo akadomo wandike Fortune, uzajya uhita ubona indirimbo, ubone ibibwiriza, ubona abavuga butumwa, hanyuma usharinge iri jambo rifashe benshi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ndabakunda.